Muraho neza nshuti z'ubuzima bufite intego. Mu kiganiro giheruka twaganiriye ku ntego, tubona ko buri munsi mushya w'amahirwe yo guhindura ubuzima. Twasubije amaso inyuma tubwira buri wese ko kuba uriho ari intangiriro, biranasanzwe rwose, ariko impamvu uriho niwo murongo nyamukuru w'ubuzima bwawe. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku byo benshi bibaza. Ese koko kuryoherwa n'ubuzima bivuze iki? Ubuzima buryoha gute? Ese iyo umaze kumenya impamvu uriho ni iki gihinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi? Birashoboka ko umuntu yishimira ubuzima mu buryo burambye? Ibi ni ibibazo byoroshye kubaza ariko bikomeye cyane kubisubiza. Benshi batekereza ko kugira amafaranga menshi, gukundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kujya mu biruhuko byiza ari byo bimenyetso by'ubuzima bwiza. Ariko se koko nibyo? Niba utari icyamamare, utajya i Dubai cyangwa nta modoka y'agatangaza ufite, ubuzima bwawe ntibuba bufite agaciro? Ndagira ngo nkubaze, ese kuba uriho bivuze gusa kugendana n'ibigaragara cyangwa hari ikindi kirenze amaso yawe? Reka tuvugishe ukuri, hari ibintu abantu benshi bafata nk'ibisobanuro kuryoherwa n'ubuzima, kandi muri byo benshi bagatekereza ko ariho haturuka ibyishimo. Mu by'ukuri ibyo byose nta na kimwe kikwemeza ko uri mu buzima bukwiye, kuko iyo ugeze hafi y'abantu babigezeho ukabareba mu maso igihe batari mu ruhame, si bose ariko benshi nta mahoro baba bafite. Benshi bafite amafaranga ariko barabareba hejuru, basinzira. Benshi barakundwa ariko ntibumva bakunzwe bihagije. Benshi bafite ibintu byose ariko umutuzo ntiwuzura mu mitima yabo, kuko ibyishimo nyabyo ntibiva mu byo ufite, biva mu kumenya impamvu uriho. Iyo mpamvu nayo tugiye kuganiraho. Ubuzima buryoheye iyo wumva uri aho ugomba kuba, udahangayitse, ufite amahoro yo mu mutima, peace of mind, aho ntacyo ubura ngo wumve utuje kandi ibyo ukora bifite igisobanuro. Iyo wumva umutima wawe ukubwira uti ndimo gukora iby'ukuri, nzi impamvu mbikora, nibwo ubuzima bubasha kukuryohera. Ni nayo mpamvu bamwe bafite bike ariko bagatuza, bakagira amahoro n'ibyishimo, bagaseka by'ukuri, kuko ibyishimo nyabyo bituruka imbere, si ibintu byo hanze bijyana ibyishimo. Iyo umaze kumenya impamvu uriho, ibintu byose birahinduka. Ntuba ugihatanira kwemerwa, ntuba ukirwanira gutsinda abandi, uba uri mu rugendo rutuje, aho buri gikorwa cyawe gifite ishingiro. Kubaho ufite impamvu ni nko kumenya aho werekeza niyo waba ugenda mu mwijima. Ubuzima buryoha iyo buri mu gitondo uzinduka ukavuga uti nzi impamvu ngomba kubaho uyu munsi. Iyo buri kababaro kadatuma uteshwa ku ntego ngo wibagirwe impamvu. Iyo ibyo utunze cyangwa ibyo utakaje bitakugenera agaciro, kuko uba utangiye kubona icyo ubuzima bwawe buvuze by'ukuri. Ubuzima ntabwo buryoha kuko bworoshye, buryoha iyo ibyo ukora niyo byaba ari bike mu maso y'abandi bifite icyo bisobanuye kuri wowe. Ukavuga uti nubwo ntari kubona byose ndacyafite impamvu, kandi kuba ngihumeka ndacyafite igihe nzabigeraho. Niba ushaka kuryoherwa n'ubuzima, ntiwiringire ibintu ibi tubonesha amaso, kuko biraza bikanagenda. Tangira wubake icyo uri cyo, umenye icyo ushoboye, icyo wifuza n'icyo umutima wawe ugusaba. Impamvu yawe ikurinda kwigana abandi, ikakubwira aho ugomba kunyura, niyo ituma umenya ibyo wemera n'ibyo wanga, kuko buri wese afite umuhamagaro utandukanye. Umuhamagaro wawe niwo utuma ubaho mu kuri kwawe, haranira kuwumenya no kuwuzirikana. Impamvu yawe ikurinda guta imbaraga ku bidafite umumaro, bigatuma niyo ucitse intege uhaguruka, kuko ufite icyo urwanira. Iyo utazi impamvu uriho, abantu bakuyobora uko bishakiye, ukagenda utazi iyo ujya, utazi iyo ugana. Ubuzima bufite intego ntibutanga ibisubizo byose, ariko butanga igisubizo gihagije ngo uhatane. Umenye agaciro kawe utabanje kugapimirwa n'abandi. Kuryoherwa nyako ni ukuryama udafite umutima uremerewe, si ukugira ibintu byose ushaka, si ukubaho nta ntego, oya, ni ugutangira kubaho ku rwego rurenze urw'abantu benshi bamenyereye. Ese wigeze wibaza uti niki cyama icyerekezo nyacyo? Tangira wibuke ibi. Uriho kugira ngo ubeho mu kuri kwawe, uheshe ubuzima bwawe icyubahiro, kugira ngo ubane neza n'amarangamutima yawe, uhe inzozi zawe umurongo, urya ibyishimo bivuye mu bikorwa n'amahitamo yawe. Iyo umaze kumenya impamvu uriho, ntukomeza kwiyumva nk'uwibereyeho gusa. Umenya ko hari inshingano ufite ku muryango wawe, ku rubyaro, ku nshuti zawe no ku bantu batazi ko uriho ariko bashobora kungukira mu bikorwa byawe. Ni ukugira amahoro y'imbere ukayageza no ku bandi. Niba wumva uri mu rungabangabo, tangira wibuke impamvu uriho niyo izagusubiza, niyo izagukomeza, niyo izaguha ibyishimo bitava ku kintu na kimwe cyo hanze. Ubuzima butekanye ni ubuzima bufite impamvu. Wibuke, kubaho ubuzima bufite intego nibyo bituma ubuzima bwawe buryoha, si ibyishimo by'ako kanya. Ni ugufata icyemezo cyo kubaho hari icyo ushaka gutanga, si uguhora ushaka kwakira gusa. Ni ukubanza kumenya ubuzima ubwabwo icyo ari cyo, ugatekereza uti mbayeho ariko se niki nshaka gusiga? Ubuzima si uruhurirane rw'iminsi, ni umurongo ufite aho uva naho ugana. Ni ukumenya ko amahoro y'imbere aturuka mu gusobanukirwa aho wavuye, icyo ushaka gusiga n'impamvu yo kubaho kwawe. Iyo umaze kumenya impamvu uriho, nta kintu na kimwe cyo hanze cyatuma uhungabana. Wumva ko igihe cyawe gifite agaciro, ubuzima bwawe bukabera abandi urumuri.
Ubuzima bufite intego ni ubuzima butanga, ubuzima bwo gukangura abandi, ni ukumva ko abandi kubera wowe bahumeka amahoro. Ubuzima bwanjye bugomba kugira icyo bukora ku bandi, ubuzima bwanjye bugomba gusiga icyo bwubatse. Ubuzima buryoha iyo ubusobanukiwe. Ibyo wabuze bishobora kuba byinshi, ariko nimba ubura impamvu yo kubaho, nta na kimwe uzagira kikunezeza by'ukuri. Reka nkwibarize, ese impamvu yo kubaho yawe wayimenye? Ese ubuzima bwawe buri kukubwira iki muri aka kanya? Wenda icyo ukeneye si igisubizo kinini, ahubwo ni ukongera kwibaza iki kibazo: ariko se kuryoherwa n'ubuzima bivuze iki koko? Ibaze nawe, igisubizo kirahari, kiri hafi y'umutima wawe.